kwirinda, yarakaduhaye kugira ngo tubashe kuba maso. Ariko abantu bararangaye, bamaze kurangara baribwa. Ababyeyi bamaze kubyara umwana umwe aba arapfuye, undi aba ni muzima. Imana itugirire neza. Ariko bose bari bafite ikibazo, umwe yari asinziriye n'undi yari asinziriye, arangije umwe aryamira umwana arapfa, undi arangije araza nawe arasinzira aramumwiba. Imana itugirire neza. Ubugingo bikomoka, Imana itugirire neza. Ndakwinginze kugira ngo uve mu Egiputa, uve inyuma aho ngaho, uze winjire mu nzu y'Imana kugira ngo Imana igushyigikire kandi Imana igutabare. Yewe uruhiye hanze, yewe uruhijwe n'ibyaha, yewe ukomeje kuba mu nzira mbese inzira iri kukujyana kurimbuka, turagira ngo tukurarikire uze mu nzu y'Imana, uze winjire mu mukumbi w'Imana, uze nawe unyura mu nzira ifunganye kugira ngo uzarage ubugingo. Imana yaraduhamagaye, iduhamagara tutaraba kwizerwa, iratwizera itugabira uyu murimo. Natwe ntabwo twari kuzagirirwa icyizere, ariko tukimara kumenya aka gakiza yuko ariko kazatwinjiza mu bwami bw'Imana, natwe twumvira umuhamagaro w'Imana turaza. Natwe abari batuye hariya Debari, Imana idukurayo. Abari bari hariya kwa Makiri, Imana idukurayo. Natwe twebwe ba Dawidi twabaga mu ishyamba, Imana irangije idukurayo turaza. Yego, murakoze kunyakira. Kuri Eva Mukaribiya, ni njyewe mwakurikiranye ku buhamya baheje inyuma n'amateka. Ni njye ngarutse kandi mu ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana itabara, Imana ikora tukabibona, Imana yahozeho kera na n'uyu munsi iriho kandi izahoraho, Imana yatubatuye ikadukura mu byaha. Turagushimiye, uhabwe icyubahiro. Komeza kudufasha, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Murakoze. Nitwa Kwizera Donata, nkaba ngarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mfite ijambo ry'Imana ngira ngo nsangize abanyarwanda ndetse n'undi muntu wese uri kunyumva ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndagira ngo rero dusangire ku ijambo ry'Imana. Mfite ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo ry'Imana nawise kurinda agakiza. Hanyuma rero turagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twinjire mu busobanuro bwaryo. Tubanze dusome igitabo Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, bice 7, umurongo waho wa 13. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ni nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku migenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wa twese ashaka. Benshi bazambaza
kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba mbere, ibice byaho 3, igitabo cy'Abami ba mbere, ibice 3, umurongo waho wa 16. Aranditse ngo, titire y'amagambo yavuga ngo, Salomo acira abagore 2 imanza. Bukeye abagore 2 b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. 22. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima ni we wanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni we wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima ni we wanjye, uwapfuye ni uwawe. N'undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima ni we wanjye. Umwami ati, imunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo 2, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mumwihere, wimwica, nubwo bimeze biti. Ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo 2, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore, kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Amen. Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Dusomye amagambo meza kandi amagambo akomeye, amagambo twahaye umutwe uvuga kurinda agakiza. Kurinda agakiza, dusomye amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 13. Hatweretse amarembo 2 cyangwa se inzira 2. Twabonye inzira ya mbere, hari inzira yagutse. Iyo nzira niyo abantu benshi bakabije kunyuramo, inzira iri kujyana abantu kurimbuka. Hari iyindi nzira tubonye cyangwa amarembo tubonye, inzira ifunganye, itweretse yuko ari inzira ijyana abantu mu bugingo. Bishatse kuvuga yuko aka ni agakiza turimo, cyangwa iyi ni inzira y'agakiza iri kutumenyesha icyiza icyo ari cyo, ikatwereka neza uburyo dukwiriye kuyinyuramo nta yindi mitwaro duhetse. Iyi nzira kuyinyuramo ni icyitonderwa. Hari abantu bari kunyura muri iyi nzira bakayinyuranamo ibyaha bitandukanye, bageramo hagati ugasanga barabangamye, aho kugira ngo bagende bagahagarara mu nzira.
hari icyitonderwa muri iyi nzira. Iyi nzira ntabwo ari ugupfa kuyinjiramo ko umuntu wese yiboneye. Iyi nzira ntabwo ari ugukora ibyaha ngo abantu binjire mu busambanyi babukore, cyangwa banywe inzoga, cyangwa bakora ibindi byose byangwa n'amaso y'Uwiteka, kubera ko kuyinyuramo biraruhije. Ntabwo wajya kwinjira muri giriyaje kuko itweretse yuko ifunganye, kandi giriyaje ni ahantu haba hafunganye umuntu adashobora kwinjiramo uko yiboneye. Kwinjira muri giriyaje bisaba kugira ngo ugende nta kindi kintu ufite, kubera yuko wikoreye umutwaro w'ubusambanyi. Ntabwo wakwinjira muri iyi nzira ifunganye ngo bizakwemerere. Kwinjira muri iyi nzira ifunganye ntabwo wayinjiranamo n'ubusinzi, ntabwo wayinjiranamo n'ubujura ngo bizakwemerere. Bisaba kugira ngo iyi nzira wihatahate, nta kindi kintu wihatahatamo. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Dusomye amagambo meza, amagambo akomeye. Dusomye amagambo akomeye. Iyi nzira iraruhije. Iyi nzira ni ukubanza ukabitekerezaho, ugafata umwanzuro uwufashe. Iyi nzira ni ukubanza ukereka Imana nimba ugiye gutangira urugendo, ugafata umwanzuro uwufashe. Hari abinjira muri iyi nzira bakagenda, ukagira ngo bari kugenda mu marembo iwabo cyangwa mu ngo iwabo, ariko iyi nzira harimo icyitonderwa. Yesu yadushyize inzira ebyiri imbere. Hari abantu bari kugenda muri iyi nzira bagashaka no kunyura muri iriya, bagakora ibyaha bagashaka no kwinjira muri uyu murimo w'Imana, kandi Bibiliya yarambwiye ngo umucyo n'umwijima ntabwo bibangikana. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Ukwiriye guhitamo kimwe, ugahitamo umucyo, ukemeza icyo ngicyo. Niba ari umucyo ukamurikirwa nawo, kandi nimba ari n'umwijima nabyo birashoboka ukawugendamo utabangikanije inzira ebyiri. Imana yacu itugirire neza. Dusomye ijambo rikomeye dusanze mu Bami ba mbere, ritweretse abagore babiri babanaga mu nzu imwe, ariko bose bari batwite. Umwe aza kubyara umwana, undi agifite ikibazo cy'uko akuriwe atari yabyara, ariko ngo hashize iminsi 3 niko Bibiliya itubwiye. N'undi ngo arabyara, ariko haza kuvukamo ibibazo. Bishatse kuvuga ngo rinda agakiza, rinda umwana wawe. Muri iyi minsi biragoye, abantu ntabwo barimo bararinda agakiza, abantu barimo baribwa. Abantu ntabwo babereye maso abana babo, abantu ntabwo babereye maso aka gakiza k'Uwiteka Imana yarakaduhaye kugira ngo tubashe kwirinda, yarakaduhaye kugira ngo tubashe kuba maso. Ariko abantu bararangaye, bamaze kurangara baribwa. Ababyeyi bamaze kubyara umwana umwe aba arapfuye, undi ni muzima. Imana itugirire neza. Ariko bose bari bafite ikibazo. Umwe yari asinziriye, n'undi yari asinziriye. Arangije umwe aryamira umwana arapfa, undi arangije araza nawe arasinzira aramumwiba. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Hagati y'aba bagore nta n'umwe wabaye maso. Umwe yararangaye baramwiba, undi ararangara umwana arapfa. Iri jambo ririmo rirakubaza ngo ese wabaye maso? Ese ntabwo warangaye? Ese niba utararangaye ntabwo wasinziriye? Ntabwo ibitotsi byagutwaye byo muri iyi minsi? Muri iyi minsi abantu barasinziriye. Muri iyi minsi abajura barimo baratera bakaza bakiba. Ntabwo tuvuze kwiba imyambaro cyangwa ngo baze biba ibyo kurya cyangwa ngo baze biba amatungo. Twebwe abakristo hari ikintu dukwiriye kwitondera. Aka gakiza twahawe ntabwo ari ako kurangaranwa.
ngo umuntu akarangarane. Birakwiriye kugira ngo umuntu abe maso, arinde agakiza, arinde icyo yahawe, kugira ngo hatagira ikintu kimunyaga. Uyu mubyeyi wa mbere arangije ngo arasinzira, umwana baramuryamiye, umwana biba birarangiye, barapfuye. Nk'uko muri iyi minsi wakijijwe ubishaka, ukizwa wumva ufite imbaraga, ukizwa wumva wuzuye umwuka wera, ariko muri iyi minsi wararangaye. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Arangije afata wa mwana wapfuye, arambuka hakurya, uwo bari baryamanye nawe yarangaye. Umwana we ntabwo yari yapfuye, arangije aramuhindurira. Muri iyi minsi abantu barimo barabahindurira, umuntu akuzura umwuka utari uwa Nyagasani, utari uw'Imana. Abantu barimo baruzura umwuka wa bizinesi kugira ngo hagaragare yuko ari abahanuzi, nyamara agakiza kamaze kugenda kera, barimo barakorera ku gakiza ka pirate. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Ese mukristo wa none, ese njyewe, ese wowe, ese bariya, ese twebwe muri rusange, twisuzumye turasanga abana bacu ari bazima. Ntabwo tuvuga abangaba duhetse, ntabwo tuvuga abaturimo turagaburira, ntabwo tuvuga abangaba bari ku ishuri. Ese uyu mwana aka gakiza kari muri wowe, ese ubugingo ni buzima? Uyu mwana ni muzima? Ese ntabwo baguhinduriye? Ese ntabwo bagutuburiye? Muri iyi minsi hari abatubuzi bo mu minsi y'imperuka, abatekinisi bo mu itorero barinjiye. Ese ntabwo bagutekinitse ngo nawe ugendere kuri ya korasi bangitegereze neza uburyo utwaye agakiza, ngo utaba uhetse ingobyi umwana yaraheze kera, ukaba uhetse ingobyi umwana yaramaze gupfa kera, umwana yaramaze kugenda kera. Birakwiriye kugira ngo rero wihatahate nimba byari binakunaniye, niba hari imitwaro wari wikoreye muri iyi nzira, birakwiriye kugira ngo urinde agakiza, iyi mitwaro yishyire hasi, iyi mitwaro yiyambure, kugira ngo wihatahate uzaraga ubugingo bw'iteka. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Hanyuma rero wa wundi umwana atari yapfuye, nawe baramuhinduriye, baramuzanye, bamushyize imbere yiwe. Ariko akangutse ngo mu gicuku, akangutse mu museke, kugira ngo yonse umwana, asanga umwana yapfuye, nawe bamuguraniye. We ntabwo yari yapfuye, ahubwo baramuguraniye, bamuhereza intumbi. Abantu barimo baragendera ku gakiza kamajije gupfa kera, kagapiratano. Abantu barimo barabapiratira, ugasanga uwari umuhanuzi wuzuye umwuka wera, ugasanga arimo arahanura kubw'indamu ziwe, arimo arahanura kubera yuko hari ikintu yabonye kwa Donata. Njyewe nitwa Kwizera Donata, hari ikintu yambonyeho, ndasiga mubwiye yuko agiye kujya mu nzu ya kadasitere, ndasiga mubwiye yuko agiye kugura imodoka. Ariko Imana itugirire neza, Imana iturengere kandi Imana yacu itwiteho. Ijambo nakuzaniye cyangwa ijambo nabazaniye ririmo rirababwira ngo nimurinde agakiza, ririmo rirababwira ngo nimwitonde muri iyi nzira. Kunyura muri iriya nzira yagutse ni atasiyo, birabujijwe kunyura muri iriya nzira. Twayibayemo igihe kirekire cy'imyidagaduro, abantu baridagaduye mu byaha muri iriya nzira yagutse, kandi Bibiliya imaze kutubwira ko ari inzira ijyana abantu kurimbuka. Birakwiriye kugira ngo tunyure mu nzira ifunganye. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Birakwiriye kugira ngo twihatahate, turinde agakiza, turinde abana bacu. Ariko ngo byararangiye, umwami witwa Salomo arangije yumvise induru ziri hagati y'abo bagore, nk'uko muri iyi minsi bimeze, ngo hariya niko basenga, hariya barasenga, nzigira hariya, nzajya gusengera hariya. Harangije umwami ati nimumpereze inkota. Inkota ivuga ijambo ry'Imana. Arangije ati nimumpereze inkota, munzanire n'umwana muzima. Mwana baramuzana, atereka tumucemo kabiri, umwe afata igice kimwe, undi afata ikindi. Musabe ubwenge muri iyi minsi,
nimba binakunaniye ugenda ujya kwa pasiteri uti pasiteri rwose fasha, hari ibyo mbona biri kunanira. Afata ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo nkota, ni ijambo ritavangiye. Hari ijambo ryambwiye ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanya nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose. Imana itugirire neza. Abantu muri iyi minsi barimo barumva, umuntu akavuga ati ni njyewe nkijijwe, undi ati nanjye ndakijijwe, umwe ati nanjye ndakijijwe, ariko hagati yabo haba harimo uvuga ukuri, hakaba harimo n'uri kuvuga ibinyoma nk'uko abagore bari bameze. Umwe akavuga ngo uyu ni umwana wanjye, undi ati nanjye uyu ni uwanjye. Ntabwo twari kubasha gusobanukirwa natwe iyo tuba duhari, ariko inkota yaragikemuye. Bishatse kuvuga ngo muri iyi minsi ijambo ry'Imana rizajya ribyikemurira. Abantu barimo baravangavanga umurimo w'Imana, abantu barimo abayobozi, abantu barimo baracangacanga impano bamajije kuzigira, mbese abantu barimo barishakashakira iterambere, ariko iterambere ridafite umumaro mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana itugirire neza. Hagati aho rero abantu batangiye ngo ni njyewe ukijijwe, ndetse ni njyewe ukijijwe, ndetse nuko bagaterana amagambo, ariko hagati aho ngaho haba harimo uvuga ukuri, hakabaho n'uvuga ibinyoma. Ariko Imana itugirire neza. Ntabwo dutinze kuri iri jambo. Se mwene data muri iyi minsi uhagaze ute? Mwene data muri iyi minsi urimo uritwara ute? Witwaye ute muri iyi minsi? Muri iyi minsi uri gusenga ute? Muri iyi minsi uri gusaba ubwenge bumeze gute? Muri iyi minsi mbese uhagaze ute? Uko watangiye kiriya gihe wuzura umwuka wera, ubu ntabwo ari rwo rwego uhagazeho. Muri iyi minsi abantu bamajije kugucanga, barakuvangiye. Impano z'Imana wamajije kuzipirata, uzitwara uko zitakagombye kuba ziri. Urahaguruka ukavuga uti rwose nubwo ngiye mpagurutse mw'ubu buryo, nimumbarire sheke y'aya ngaya. Agakiza abantu bamajije kugashyira hasi, abantu barimo barakorera indamu zabo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo rinda agakiza muri iyi minsi. Imana itugirire neza, kandi Imana yacu iturengere. Tugiye gusenga, ntabwo dutinze muri iri jambo. Tugiye gusenga kugira ngo umuntu wese uko yiyumvise, umuntu wese uko yibonye, umuntu wese nimba wibonye muri izi nzira ebyiri, fata umwanzuro uve muri imwe ujye mu yindi. Cyangwa se ntabwo nkusabye kugira ngo uzijyemo zose, ahubwo fata umwanzuro. Bibaye byiza waza muri iyi ngiyi ifunganye, kubera yuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana itugirire neza. Ndakwinginze kugira ngo uve mu Egiputa, uve inyuma aho ngaho, uze winjire mu nzu y'Imana kugira ngo Imana igushyigikire kandi Imana igutabare. Yewe uruhiye hanze, yewe uruhijwe n'ibyaha, yewe ukomeje kuba mu mbese inzira iri kukujyana kurimbuka, turagira ngo tukurarikire uze mu nzu y'Imana, uze winjire mu mukumbi w'Imana, uze nawe unyura mu nzira ifunganye kugira ngo uzarage ubugingo. Imana yaraduhamagaye, iduhamagara tutaraba kwizerwa, iratwizera itugabira uyu murimo. Natwe ntabwo twari kuzagirirwa icyizere, ariko tukimara kumenya aka gakiza yuko ariko kazatwinjiza mu bwami bw'Imana, natwe twumvira umuhamagaro w'Imana turaza. Natwe abari batuye hariya Debari, Imana idukurayo. Abari bari hariya kwa Makiri, Imana idukurayo. Natwe twebwe ba Dawidi twabaga mu ishyamba, Imana irangije idukurayo turaza. Imana itugirire neza, Imana ishimwe, Imana iturengere. Muririmbyi yavuze ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ngo bitwemeza yuko Imana izatugirira neza. Iyo ugeze mu nzu y'Imana wari ubabaye, iyo ugeze mu nzu y'Imana wari ufite umubabaro, ufite agahinda, mu nzu y'Imana urahafashirizwa. Iri jambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo. Uyu mwana
Imana ishimwe. Bibiliya yarambwiye ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, akurira mu butayu. Imana itugirire neza. Birakwiriye yuko uyu mwana nawe agukomeza mu bugingo. Birakwiriye yuko umenya Yesu Kristo akagukomeza mu bugingo. Birakwiriye yuko Mwami Yesu akuyobora akakwinjiza mu bugingo bw'iteka. Imana itugirire neza. Urararurira, ufite agahinda, ufite ibibazo, gutuza byarakunaniye, ufite amafaranga ariko nta kintu yakumarira, ufite ubutunzi bwinshi ariko nta kintu bwakumarira. Ikifite icyo kimaze ni ijambo ry'Imana. Nuko wamenya uyu mwana, nuko wamenya Kristo, akaba ari we ugushyigikira muri uru rugendo. Akaba ari we ugushyigikira. Imana ishimwe, kagushyigikira muri uru rugendo. Imana idushyigikire. Nta wundi wamara ibibazo, nta wundi wakuraho amadeni. Amadeni arakurembeje, urararurira kubera banke, ariko Imana yonyine. Uyu mwana naba muri wowe, uyu mwana nabyibuhira muri wowe, uzapfukama azakumva. Birakwiriye kugira ngo unyure mu irembo rifunganye. Birakwiye kugira ngo unyure mu irembo rifunganye kugira ngo uboneremo iby'ubugingo. Imana itugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Turagira ngo dusenge Imana, turagira ngo dusenge Imana. Umuntu wese uko yiyumvise mu ijambo ry'Imana, umuntu wese uko yiyumvise, yewe waba uri uwo mu nzu y'Imana wagezemo kera, waba rujemo vuba, n'undi utari winjiramo, turagira ngo tugutangarize yuko iri jambo ry'Imana nta muntu n'umwe ricaho. Umuntu wese ijambo ry'Imana rimugeraho. Umuntu wese waryumvise, yaba muto cyangwa mukuru, yaba ukuze yaba umwana, iri jambo ry'Imana turagira ngo dufatanyirize hamwe gusenga Imana. Turagira ngo dufatanyirize hamwe gusenga Imana. Imana itugirire neza kandi Imana iture. Yewe ukiri mu irembo rigari, ngwino turakuraritse kugira ngo winjire mu mukumbi w'Imana. Winjire uze muri iyi nzira ifunganye, niho uzasubirizwa, niho agahinda kazashira, niho urwo rugo rwawe rwari rusenyutse ruzongera rukubakika. Imana itugirire neza. Aba Data, Imana iturengere kandi yewe rucitse intege. Turagira ngo dusengere abakobwa n'abasore baruhijwe kugira ngo base banyure muri iyi nzira. Muri iyi nzira harimo abagabo, muri iyi nzira harimo abagore, muri iyi nzira harimo abana, muri iyi nzira harimo amafaranga, muri iyi nzira harimo byose. Iyi nzira ifunganye harimo byose. Rinda agakiza kugira ngo atagira umuntu gutwara ikamba ryawe. Reka dufatanyirize hamwe gusenga Imana. Umuntu wese wumvise iri jambo ry'Imana, ufite ibibazo, ufite intambara, banza usaba uwo mwana yinjire muri wowe kugira ngo utange icyifuzo cyawe. Usenga Imana kugira ngo ibashe gukuraho ibyo byose. Imana itugirire neza. Murakoze cyane. Ndacyari Kwizera Donata, niwe mwarimo muganira. Turagira ngo dufatikanye gusenga Imana kandi ndabizi neza yuko hari icyo Imana izakora. Ndabizi neza ko umuntu wese wumvise iri jambo hari aho rimukuye, hari n'aho rimushyize. N'uryumvise bwa mbere, turakurarikira kugira ngo uze mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo amahoro, mu nzu y'Imana harimo umutekano, mu nzu y'Imana harimo umunezero, mu nzu y'Imana harimo ibyo kurya, mu nzu y'Imana harimo umunezero, harimo byose, harimo kwambara, harimo minerivare. Mu nzu y'Imana harimo byose, nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana. Natwe yabidukoreye twitwaga abahejwe inyuma n'amateka, ntabwo nawe byayinanira. Ndabizi neza ko Imana yacu itarobanura ku butoni, kandi ndabizi neza yuko Imana yacu ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuganye nawe no kubikora izabikora. Nimero ni za zindi rero, ni ya 07
umunani 11 58 389 0722 315 273. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kudushyigikira. Turagushimiye Imana, turongeye turavuze ngo ntuhimbazwe, kuko uvuga ntabwo bidutera isoni nta nubwo biturambira. Mwami turagushimiye kuko watwemereye kongera kuganira iri jambo n'abantu bawe, ari abari hafi ndetse na kure. Ubashyigikirije ijambo ryawe Mwami, abari barasinziriye bongere bakanguka kubw'ijambo ryawe. Ubashyigikire Mwami, Mwami Imana nyakubahwa uri mu ijuru ryera, unyemerere abari bacitse intege wongere ubambike imbaraga, bari basubiye inyuma wongere ubagaruze ubugwaneza bwawe. Urakoze urakarama, ijambo ryawe rikomeze kugwira mu mitima yacu twese Mwami. Abakumenye Mwami Imana yacu bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Urakoze urakarama, shyigikira Mwami Imana yacu abakozi bawe, ushyigikira abanyamakuru, ushyigikira abakozi bawe turi kumwe Mwami, ubagirire neza muri byose. Urakoze urakarama, urakoze ko wumvise gusenga, urakoze kuko uri umugwaneza, utanga amahoro muri iki gihugu cy'u Rwanda, utanga amahoro ku banyarwanda, muri twebwe twese Mwami, abayobozi n'abayoborwa, twebwe twese utwambike imbaraga zawe, duhe n'amahoro aguturutseho. Urakoze urakarama, urakoze ko wumvise byose uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen.